Reka tubahe ikaze nanone mu mateka y'ibihugu duhana imbibi nabyo. Ese wigeze wibaza impamvu Karagwe ya Tanzania hari icyo ihuriyeho n'u Rwanda? Ni mu kiganiro Isi n'abantu mwateguriwe kandi mukagezwaho na MC Mututu, intararibonye mu itangazamakuru nkaba n'umushakashatsi ku mpombe dutuyemo. Reka dutangirane n'ubwami bw'Ikaragwe bwagaragaye cyane mu kinyejana cya 18 na 19. Ubu bwami bwarakomeye cyane bitavugwa kuko bwari inzobere mu bucuruzi burimo amahembe y'inzovu ndetse n'abacakara. Umuryango wayoboraga ubwami waruzwi ku izina rya Hinda, umwami akitwa Omukama cyangwa Omugabe. Umubare munini wari ubwoko bw'Abanyambo, bari bazwiho guhinga cyane, naho Abahima bakaba bari aborozi b'amashyo menshi. Reka twumve amateka y'Ikaragwe. Abahanga bavuga ko ubundi akarere ka Karagwe kanyazwe ku Rwanda. Ese koko byaba bifitanye isano n'u Rwanda rwa Gihanga? Gusa icyo twakwibutsa abakunzi bacu badukurikirana nuko abantu b'Ikaragwe bagenderaniraga bya hafi n'Abanyarwanda, bityo kubatandukanya bikagorana kubera Abanyarwanda n'Abanyambo bashakanye barabyarana. Ariko tutagendeye kuri ibyo, ikigaragara nuko ubu bwoko bw'Abanyambo bufite isano ringana na 95% by'Abanyarwanda, bityo gutandukanya Abanyambo ba Karagwe n'Abanyarwanda biragoye. Hari ubuhanuzi bwasohotse mu myaka ya kera buvuga ko akarere ka Karagwe kazongera kagaruka kakiyomeka ku Rwanda. Ikimenyimenyi nuko Cape Max TV yakoze ubushakashatsi bwimbitse busanga ndetse n'ubwami bwa Karagwe bwarayoborwaga n'amazina y'Ikinyarwanda. Tugiye kurebera hamwe amazina y'abami n'abamikazi batwaye Karagwe muri iyo myaka ya kera, ndetse tunanabasomera imirenge igize akarere ka Karagwe na serire cyangwa utugari twa Karagwe, kugira ngo murebe neza ko nta sano rya hafi Karagwe n'u Rwanda bifitanye. Abantu b'Ikaragwe bakurikirana cyane Radio Rwanda, Radio DC na Radio Sarusi. Ngaho nimwiyumvire namwe amazina y'aba bami n'abamikazi ba Karagwe. Umwami wa mbere yaje ku izina rya Nono, azakurikirwa n'umwamikazi Mariza, na Mariza azakurikirwa n'umwami wa Mara. Nuko bikomeza gutyo, Ruhinda wa mbere rwa Njuna Naki rwa Igaba, Ntare wa mbere, Ruhinda wa kabiri, Ntare wa kabiri, Ruhinda wa gatatu, Ruhinda wa kane, Ntare wa kane, Ruhinda wa gatanu, Ntare wa gatanu. Rusatira yapfuye. Umwami Rusatira aza gupfa 725. Ahangaha niho batangire kubara. Mahinga atangira, umwami Mahinga yinjira 725 ageze 750. Umwami Karemera wa mbere Ntagara Bwiragenda atangira 750 ageza 775. Ntare wa gatandatu Kitabanyoro atangira 775 ageza 795. Ruhinda wa gatandatu Urushongo rwa Nyabugondo yinjira 795 arangiza 820. Ntagara wa mbere Ruzingo Mucucu rwa Mukwanzi 820 ageza 855. Rumanyika wa mbere Rugundu atangira 885 ageza 881. Karemera wa kabiri Kanyenje 881 ageza 882. Ndagara wa kabiri Nyamukuba yinjira 882 ageza 893. Ntare wa karindwi atangira 893 ageza 814. Gahigi wa mbere 814 ageza 816. Rumanyika wa kabiri atangira 816 ageza 839. Ruhinda wa karindwi Rutogo 15 kwa kabiri 839 ageza 862. Rumanyika kabiri aza kuyobora ingoma ebyiri ahereye 962. Murumva rwose ko bafitanye isano n'Abanyarwanda. Naho imirenge igize akarere ka Karagwe nayo ifite amazina y'Ikinyarwanda ni iyi ngiyi: Umurenge wa Bugene, Bweranyange, Cyanika, Cyonyonyo, Igurwa, Ihanda, Ihembe, Kamagambo, Kanoni, Kayanga, Kibondo, Kihanga, Kiruruma, Kitunu, Ndama, Nyabiyonza, Nyayishozi, Nyakabanga, Nyakahanga, Nyakakika, Nyakasimbi, Rugera na Rugu.
Banyarwanda banyarwandakazi inshuti zacu, twaje no gusanga imidugudu igize kano karere ka Karagwe harimo imidugudu yitirira u Rwanda inshuro ebyiri, ariko muri nyumba kumi zitandukanye aho usanga umudugudu witwa Rwanda, ndetse twanasanze indi midugudu yitwa Butare, Kayonza n'ahandi henshi. Mwakoze kudutega amatwi kugira ngo musobanukirwe ibihugu duturanye. Mutwandikire muri komenti mutubwire niba hari ikindi mubiziho cyangwa niba mwakunze iyi nkuru, nabwo muduhe ibitekerezo byanyu. Ubutaha tuzabagezaho amateka y'impunzi za Karagwe wari warahawe ubutaka n'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga impunzi ONU kuva mu 1959. Niba nawe warabaye Tanzania muri Karagwe cyangwa mu tundi turere twa Tanzania, muze kutubwira muri komenti. Murakoze, murakarama, mugire umunsi mwiza n'ubuzima bwiza. Yari MC Mututu mu kiganiro Isi n'Abantu.